Reka mbanze mbasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza. Ingi ni Isoko TV, amazina yanjye ni MC Jado. Tugize amahirwe yo kuba tugiye kubana n'umuhanzi kazi umunyarwandakazi Karasira Clarisse. Ibibazo byinshi mwibaza, byinshi mwagiye mwibazaho, cyane ko ari umuhanzi uri kuzamuka cyane muri no minsi. Ndatekereza yuko tuza kurangiza ikiganiro tugiye kugirana gitoya ariko kitari gito cyane, muje kumumenya neza. Clarisse, umeze neza? Ndashima Imana. Ko witonze cyane. Reka da, ntabwo nitonze, ni ibisanzwe. Clarisse, kugira ngo rero tuze no kuganira neza tuziranye mu buryo bwimbitse, watangira utwibwira neza imyirondoro. Undi Clarisse ninde? Murakoze. Ubundi njye nkunda kuvuga ngo nta muntu umenya umuntu. Nta kumbaza ngo urinde, ntabwo bihura neza n'igisubizo naguha kuko umuntu ni mugari, ariko muri makeya nitwa Clarisse Karasira, ndi umuririmbyi, ndi umwanditsi, ndi umuhanzi nyine wandika akanaririmba, ndi umukobwa w'Imana n'igihugu, ndi umunyarwandakazi, ndi umukristu, ndi mugarira, ndi uwo nguwo. Muri rusange Clarisse yavukiye hehe, afite imyaka ingahe, yize hehe? Yego, navutse kuri 22 z'ukwa gatandatu mu 1997. Urumva mu kwa gatandatu kuri 22 nzaba nujuje 22. Navukiye ahantu hitwa Igicaca, ni Masaka ya Kicukiro. Nize amashuri abanzaho ahitwa mu Yabaraya, icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye nkiga mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Yozefu i Kabgayi. Hanyuma icyiciro cyisumbuye nyine nkiga ibyumba, ntabwo ari ibyumba, ntibikiri ibyumba, Igicumbi muri College Amizero y'Irebero, niga indimi n'ubuvanganzo. Ni igitangazamakuru muri Mount Kenya, ariko ndarisubika, ndakiga muri URK International Relations. Warahinduye uva mu itangazamakuru? Narahinduye. Kubera iki? Ni impamvu zitandukanye z'ubuzima, ariko ni izisanzwe. Numvaga ibyo ari byo byose itangazamakuru ndarikunze, ariko hari ubundi bumenyi bundi nabwo nshaka kumenya, kandi nabwo burimo n'itangazamakuru, ariko noneho ni imibereho y'abantu muri rusange, ni politike mpuzamahanga, ni imibereho y'abantu mu buryo bwimbitse, kuko nkunda abantu. Numva ko mu bihe bizaza nshobora kuzaba umuntu ukorera abantu mu buryo noneho bwisumbuye ubwo nsanzwe nkora. Clarisse, mu by'ukuri wize itangazamakuru nk'uko bivuze, kandi wanarikundaga, wanarikoze. Duheruka ukiri umunyamakuru, se waba ukiriwe? N'ibindi byavuzwe yuko ushobora kuba wari ugiye kwerekeza kuri televiziyo y'u Rwanda, byo byarangiye bite? Ibyo ni ibikira, izo nkuru ntabwo ari ibihuha. Nakoze itangazamakuru, ariko buriya nanaryinjiramo ntabwo nari nararyize, ahubwo abantu benshi batungurwaga no kubona akana kakoraga ibintu nk'ibyo, kuko naryinjiyemo nkiri mutoya cyane, turi gitemba amatama itoto. Rero ni ibintu byanjye. Abongereza baravuga ngo once a journalist forever a journalist. Niba warabaye umunyamakuru upfa uri we. Ntabwo navuye mu gitangazamakuru, ariko ku mutima ndacyari umunyamakuru. Sinyatangaza, ahubwo ndi umunyamakuru, sindi umutangazamakuru, ndi umunyamakuru, uretse ko igihe kizagera nkarigarukamo, ariko mu buryo butabangamira inganzo yanjye, kuko icyo nahisemo ubu ngubu ni ukuzamura inganzo, kuko ibindimo nabyo nzi ko ari byiza byo kubaka rubanda, nk'uko nabinyuzaga mu itangazamakuru nkayubaka. Bivuze ngo Clarisse ubu ntabwo agikorera kuri Flash TV? Yego, narahasezeye mu kwa 8 nibwo nahasezeye, njya mu nganzo. Abantu benshi batabyumva, bagira ngo ndi gukina. Ugiye mu nganzo, nabwiye ngiye mu nganzo, bakambwira mu nganzo ngari se kubyina, nkabwira niwe yangiye mu nganzo, ntibabyumve, nyuma baza kubibona baranabikunda. Hanyuma ibyavuzwe ngo ugiye kujya kuri televiziyo y'u Rwanda, ibyo bintu bivuga iki? Byavuzwe nande? Yarabikuye he? Muri make byari ibintu biraho.
narabyumvaga nta nubwo ariho bambwiraga ariko ntekereza ko zabaga ari blague z'abanyamakuru twakoranaga bagenzi banjye bo ku itangazamakuru bitandukanye. hari n'uwazaga akambwira ati BBC ntirakujyana, ariko urumva byabaga ari blague ziri aho ngaho. twihuse Clarisse, uri umwe mu bahanzi muri ino minsi bagezweho. iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku ma status ya za WhatsApp, abantu batandukanye usanga hari indirimbo zawe muri ino minsi. ni indirimbo nkeya ndetse uje vuba, urwego umaze kugeraho. ibi bintu urabivugaho iki? n'irihe banga wakoresheje? Ibanga ni inganzo ituruka ku Mana kandi ihamanya n'umutima. ni ryo banga, ubwo si n'ibanga deja. ni ugukunda ibyo ushaka, ni ukwiyemeza kandi ni ukumvira icyo umutima ukubwira. narwanye n'umutima kenshi, nkumva uko bimeze kose ngomba kuba mu nganzo, ngomba gukora ubuhanzi kuko ubuzima bwanjye ni ubuhanzi. mbona ubuhanzi ari nk'uruhu rwanjye, kuko iyo nsubije amaso inyuma nkabona uko nari meze nkiri akana kavuka, nabaye mu buhanzi. no kugira ngo mbe umunyamakuru nuko nari umuhanzi. ntabwo nabaye umunyamakuru kuko nari umunyamakuru uvuye kubyiga muri Harvard cyangwa muri kaminuza y'u Rwanda. nuko bwari ubuhanzi bwandimo, ariko mu bundi buryo. rero no gushabukira kuvuga muri rubanda cyangwa gukora itangazamakuru gutyo, nabikuye mu buhanzi kuko nanakuze ndi umwana uri mu gifaransa, uri eloquente, uvugira abandi bana mu miryango, mu maclub, mu mivugo, mu ikinamico, indirimbo, mu itorero, muri korali. ubuzima bwanjye bwabaye ubuzima bw'ubuhanzi, ni rwo ruhu rwanjye. rero ntabwo urumva mbwinjiyemo, ntabwo byangoye cyane guhanga kuko nibwo buzima. mba no mu itangazamakuru nahoraga nandika ibintu byinshi. buri gihe nakundaga kuvuga ijambo ngo ndaharamba inzovu ngari mu mutima wanjye. ndasa nk'ureba ahantu kure, ariko ntashobora guhita nshyikira, ariko nizeye ko nzahagera. nta rindi banga rero, ni ukwiyemeza nkavuga ngo ngiye gukora ibi kuko ari ibintu bindi ku mutima, kandi undi mugisha wose ni Imana iwutanga. tukiri aho ku bijyanye n'inganzo yawe n'ubuhanzi bwawe, ese ubundi wowe watangiye kubyiyumva mu ryari? cyane ko bitangiye ngira ngo niba nibeshye umwaka ushize. ese undi mu muryango wawe ari abandi bantu bafite iyo mpano y'ubuhanzi? bimeze gute? natangiye kwiyumva nk'umuhanzi kuva kera nkivuka, umugani wa ya ndirimbo. nkimara kumenya ubwenge ndi ikirezi cy'imyaka 6 gutyo, nakuze nisanga muri korali, nkura nisanga mu itorero. kandi icyatumye menya ko ndi umuhanzi icyo gihe ni uko ntabwo nabaga muri izo korali cyangwa itorero nk'abandi bose gutyo gusa, ahubwo nandikaga indirimbo nyine zisekeje. njya nzibuka na bakuru banjye kwa mama wacu, tujya tuzibuka tugaseka tukarambarara. zabaga zisekeje, ariko urumva nabaga mfite iryo shyaka ryo guhimba, nkahimba indirimbo, nkayivisha mama wacu ntinahimbye indirimbo, akambwira ko haje. tukiri aho mbwira, dusa nkaho turirimbira gato muri utwo turirimbo warimbaga icyo gihe twumve. hari indirimbo sinzi nuko yitwa pe, icyo nzi cyo nuko irimo Abisiraheli. ni indirimbo nafashe nka Bible yose, Bibiliya, ibintu byose twiga muri Ecole de Dimanche mbihuriza mu ndirimbo imwe. ni indirimbo isekeje, turirimbiraho gato. itangira mvuga ngo Abisiraheli ngo kunyanja ngo bagira ubwoba barataka, nkahita nzanamo ngo Yesu yaritanze ku musaraba, nkahita nzanamo ngo iyo manzi ntukababa. ibintu byose bindi mu mutwe mbishyira mu ndirimbo imwe. ukora melody? melody ni nk'uko wafata indirimbo, ni nk'uko wafata akaramata ya Meddy ukayihuza na Sara, ukayihuza na Naraye ku marembo y'ijuru, ukayihuza n'urubambye ingwe, byose ukakora indirimbo. ni ibintu byari bisekeje, ariko iyo mbyibutse ubu ndabona burya byototeraga ibi ngibi. Clarisse, noneho abafashe umwanzuro udakuka wo kwinjira muri studio, hari ryari? nije muri studio kera, ariko nyine tangira indirimbo ya mbere. hari turimo nagiye nkora kera abantu ntibatumenye. witeka we ngo indirimbo nyinshi ariko nyine nkazikora nkazibika. hari indirimbo nigize gukorana n'umuntu umuririmbyi witwa Ganza uriya waririmbye ngo cana radio kera niga muri secondaire. iyo ndirimbo ni indirimbo yahumurizaga abantu nyine ngo
nyine urugendo rw'ubuzima ibintu birahinduka nyine ariko nyine abantu ntabwo babimenyaga ariko ubundi natangiye kubyinjiramo byaguye ejo bundi mu kwa munani. hanyuma ako kari mu mwaka nyinaganza uracyakabitse? Reka da nta nubwo nkafite ariko ndakibuka ariko aho kari ndahazi nubwo ntakabarangira. twigarukire noneho umaze gufata umwanzuro ndakuka kwinjira mu buhanzi winjiye muri studio bwa mbere utangiye gukora nyine mu muziki wumva uburyo wumva ko wari ushaka kuganisha mu buryo buri professionnel ugeze muri studio bakwakire gute byatangiye gute dusa nkaho duha mudi icyo gihe? ubundi mbere nkiba no kuri flash muri 2017 numvaga ubundi buri gihe nakundaga gutekereza se nzinjira mu buhanzi ryari mu buryo bwaguye. Hari igihe nabishatse ubwo mbona biranga burundu kera ntabwo ari kera 2014 na 5 mpimba indirimbo yitwa nzabanza mbabaye cyane nyine bivuga ngo nta kundi wenda igihe kimwe bizashoboka ariko nijira muri studio na abantu bakunze ku buryo nari ikintu cya mbere abantu bazaga muri studio cyangwa na producer bankoreraga barambwiraga ati uzi kwandika neza. Ikintu cya mbere bambwiraga ati uzi kwandika neza. Icya kabiri bakambwira ngo ufite akajwi kameze ukuntu nyine nkumva ni ibintu biraho nyine. Okay, ugeze muri studio niye ndirimbo harya wahise ukora wahise ubanzirizaho? Indirimbo yasohotse bwa mbere abantu bamenye yitwa nigira neza. Ariko hari utundi tuntu twabanje mbere tutarigira neza ariko ibyo ni by'abantu batamenye ariko indirimbo yanjye yagiye hagaragara bwa mbere nkaje nk'umuhanzi gukora indirimbo nyine uzitunganyiza muri studio nigira neza. Abantu bumvise indirimbo zawe ndetse bagiye banazikunda bavuga yuko ushobora kuba nka Cecile Kayirebwa kubera icyitegererezo ukaba uri muhingo karenga cyane ko ari magana mu zabukuru wabuje kumusimbura. Ese niyo kubera icyitegererezo kuko mu by'ukuri ese abandi bahanzi b'abanyarwanda usa nkaho wafatiye urugero ni bande? Umubyeyi Kayirebwa ni umubyeyi mu nganzo ndamukeje cyubahiro ariko ntabwo navuga ngo ararenga mpinguka gute se. Harahari n'abahanzi batakiriho bakoze ubuhanzi nge mbafata nk'abahari bakoze ubuhanzi bwiza mbafata nk'abahari ariko nawe ndamukunda cyane arabizi nawe arankunda ariko siwe gusa buri muhanzi wese aranyigisha ntabwo ngira umuntu umwe mvuga ngo wowe nguri cyitegererezo cyanjye mu buzima ahubwo mbakundira inganzo mu buryo butandukanye. Buri wese hari uwo numva ukuntu yandika nkumvandika neza imyitwarire se uko aririmba se ibintu nk'ibyo ariko ndabakunda nkunda abahanzi benshi yaba abubu bariho yaba batariho yaba no hanze mfite abahanzi nkunda ni benshi cyane. Hanyuma Cecile Kayirebwa mwaba muziranye mwahuye ryari mwaganiriye iki yakubwiye ngo icyo akimura kumva indirimbo zawe? Umubyeyi nkisohoragira neza abantu benshi barayikunze ya mbere abantu benshi bakunda ibihangano byanjye naratunguwe n'abantu bo hanze aba diaspora mu buryo nanjye ntabasha kwiyumvisha kuko basigaye barambereye umuryango benshi. Noneho rero hari abantu baba diaspora bo mu Bwongereza banyandikiye bambwira ngo turagukunda ibiki byose ngo umubyeyi Kayirebwa ngo yakunze inganzo yawe ngira ngo ni blague nyine nyuma nyine baba mpuza nawe aranyandikira ambwira ngo uririmba neza ibintu byinshi ngo abantu nimbona abantu baje mu Rwanda zabaguhera intashyo ibintu nk'ibyo nyine. Rero ari mu Rwanda yahageze arampamagara yari mu gitaramo cy'inyamibwa nibwo bwa mbere twabonanye turahura turaramukanye ibicuro birashira nuko nyine dutangiriraho ni umubyeyi wanjye angira inama turaganira mu buryo butandukanye inshuro zitari zimwe ambwira uburyo yatangiye ubuhanzi afite urugendo yakoze mu muziki we buri munyarwandakazi ushaka gukora ubuhanzi bwiza bw'umwimerere yamwigiraho. Njye hari ibyo mbwiye nkwijana nk'abandi ngubu ni ibiki ndimo kuko barwanye urugamba rutoroshye mu kuzamura inganzo yabo ntabwo ibihe byari byoroshye ariko babaye intwari babaye abakurambere beza mu muziki. Mukimara guhura n'iki yagushimiye cyane kurenza ibindi?
n'ubu nicyo kintu ambwira nkumva ndishimye. Arambwira ngo nyita igikobwa, arambwira ngo nyine ngo urantangaza, sinibaza ibintu uririmba ahantu amagambo wandika ahantu yakura n'uburyo uririmba ni byiza, ijwi antera ibakwe guhaje. Ambwira ko akunda uburyo nandika, ariko agakunda cyane amagambo ajya yumva mu mivugo mvuga. Buri gihe ambwira ati ntuva hano utambwiye umuvugo. Turaririmba tugatarama, ariko kugenda ntamubwiye ku bintu by'ibisigo arababara. ntabwo ugize ugira igitekerezo ko wanamusaba ko mwakorana indirimbo byibuze rimwe? Ibyo biri mu mabanga, reka tubireke. dukomeje Clarisse, muri ino minsi urakunzwe cyane n'abanyarwanda benshi, ntawe urakubivuga, ariko nanone abantu benshi bagakunda ikinyarwanda cyangwa se n'ubutumwa bwiza utambutsa mu ndirimbo zawe zirimo ikinyarwanda cy'umwimerere. mvuga yuko ari ikinyarwanda cy'ahambere kitakunze kugaragara cyane mu bakobwa b'iyi minsi, sibyo n'abakobwa n'urubyiruko muri rusange. iki kinyarwanda ugikomora he? Ninde ubigufashamo kugira ngo ubuze ikinyarwanda kuri uru rwego? Ngikomora ku Mana, icyo cya mbere, nkagikomora ku mutima w'ishyaka, ishyaka ryinshi rindya mu nda, ishyaka ryacyo riranshibura rikanshengura rikambuza amahoro n'amahwemo, bigatuma ngikunda. Nkunda ikinyarwanda mu buryo butangaje, n'umuntu wese twaba twarabanye mu mashuri yabikubwira, kuko niryo somo nabayeho niga nkunda. Niba ari n'ikintu nkumbura mu buzima bwanjye, ni ukwicara ndi gusoma ibitabo bya Joriji, ndi gusoma ibitabo bya Ingwize y'Ishemutamu, bya byivugo bya Zandiruza Makuzi nk'abazo. Nakuze nkunda ikinyarwanda mu buryo butangaje, ku buryo nibuka ko niga no mu wa kabiri primaire ayabanza, baduhaye kwandika igihekanijwa. Hari utuntu nibuka kera nkumva wa mugani wa Kamariza nari umuntu ukomeye. Baduha kwandika ngo igihekanijwe, amagambo arimo ibihekane byo mu wa gatatu, ibihekanye by'ingombajwi 3. Bakabona ibintu byose ndabyandika, ndabyibwira. Naratekerezaga ngo njwa na jawa, nkahita mbikurura na jwa, nkahita mbyandika. Twige mu wa mbere uratekereza akana katarabitekerezaho ibintu nk'ibi. Ikinyarwanda baza n'ubutinde n'amasaku, nkaba umwarimu, nkafatanya na mwarimu kubyigisha abandi. Ikinyarwanda nakuze ari isomo nkunda cyane, noneho kuko nakundaga n'ubuvanganzo, nkunda guhimba, nkakunda gusoma ibitabo by'imivugo, ibitabo by'imigani. Noneho rero nabyo nabikomoyemo inyunguramagambo zitandukanye nyinshi. nkamenya nk'ikinyarwanda bakoreshaga wenda mu bisigo by'abahanga bakomeye ba kera, ba Nyakayonga, abandi bose, nkabasha kumenya ibyo bintu. Ikinyarwanda cy'ubu kitagiha agaciro, abantu b'ubu batagiha agaciro cyane, ariko ngiye nkumva ndabikunze, nkumva ni ibintu byanjye. Nkumva hari ikintu batubwiraga ngo habagaho ngo ikinyarwanda ngo urunyakirima, ikinyarwanda nta binyarwanda bibaho. Imana y'u Rwanda ibabarire. Bakambwira ngo habagaho ikinyarwanda, nkumva hari ikinyarwanda cyabaga gikomeye. Nkumva se kubera iki ntakivuga, abantu b'ikigero cyanjye bakazasigara ari njyewe baza kubaza ibintu bya kera byatakaye, umuco wa kera abantu benshi bumva ko utakibaho. Nkumva nzaba umwenge, nkumva nzaba nk'inzu y'ibitabo, abantu bazaza kubaza iby'umuco cyangwa imigenzo ya kera. Kera natekerezaga yuko nshobora no kuzajya nko gukora mu rukari, nkajya nsobanurira abantu amateka. Hanyuma ubona ibyo byose watekerezaga bigeze ubu ngubu biri ku ruhe rwego? Urabona uri kubigeraho? Urabona bizakunda, cyangwa se urabona hari imbogamizi nyinshi zituma utazaba ibyo wumva wifuza, nyine kuba umwenge, kumva uzaba ibyo bitabo by'amateka, inzu y'ibitabo, ibintu nk'ibyo? Ntabwo navuga ngo ngeze hehe, ngeze ku ruhe rugero, ariko mfite icyizere ko nshobora, ni ishyaka nirikomeza kumpatira gukunda icyo kinyarwanda, gukunda uwo muco, gukurira mu bunyarwanda, mu bumuntu n'ubumana, bishobora kuzankundira ndetse cyane. Ariko ntabwo navuga ko aho ndi ari heza, kuko buri gihe ndiveba. Nk'ubu ngubu wenda nk'isi tugezemo turi mu ivangandimi riteye imbere cyane.
ugasanga umuntu avuze interuro ivanzemo igifaransa n'icyongereza n'igiswahili n'ibiki. Hari aho ugera bikagukurura bitewe nabo muri kumwe naho uri n'ibyo uri kuvuga ugashiduka wavanze. Urumva niba nkikururwa n'ibyo ni isi niho igeze, ntabwo ngomba gusigara inyuma mu iterambere, ariko nanjye hari ibyo nkwiye kurwanya. Urumva biracyari urugendo. Reka twigarukire noneho ahanini no ku buzima bwawe bwite, tugira ibyo tukubaza kandi binateye amatsiko. Ubundi Karasira Clarisse mu rukundo ahagaze gute? Uzarushinga ryari? Ufite umukunzi bimeze bite? Hari indirimbo ya niyo mugabo ndamukunda cyane filimo aririmba ngo nanjye ndakunda. Njyewe ubuzima bwanjye ni urukundo, mfubitswe narwo rurangose, umugani wa muririmbyi. Ariko nyine ndakunda abantu bose muri rusange, ariko ntabwo gukunda umwe tuzabana ntabwo biraza. Bivuze ngo ubu ngubu uri single? Yego. Biteganya ryari? Igihe Imana izabishakira. Tuyikiri wenda nko ku bijyanye n'ubuzima bwawe bwite, ubundi ni iki kintu ufite ku mutima wumva uramutse uhuye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wamubwira? Mpuye n'umukuru w'igihugu namusaba, hari ikintu namusaba. Tubwire Clarisse. Namusaba yuko yaba inshuti yanjye magara. Inshuti yanjye magara ku buryo nzayambwira nti uraho cyubahiro, ni ubu rero nashaka kuza ngo ngususurutse, ngo utaramire wizihirwe, cyangwa nashaka hari inama numvaga mfite, nta kuntu abato twabafasha muri ubu buryo, nta kuntu twakora ibi. Iyo umuntu ari inshuti yawe abaguhaye byose, iyo usabye umuntu ikintu umusaba umutima. Buriya mpaye ubucuti nyine kuba inshuti yanjye magara, ibindi byose byaba byarangiye. Hanyuma reka tunigaruke dukomeza no kuri gahunda zindi zijyanye n'umuziki cyangwa se kuririmba. Bijya bivuga yuko ushobora kuba uririmbira abageni, ibyo bintu nibyo? Yego, nije mu nganzo nibanda cyane kuko ibitaramo nyine cyangwa ibirori nabagamo nakunze gukora ni ubukwe, ariko ubukwe nyabukwe bwa kinyarwanda, bura nibwo bukwe nkunda bunyizihira. Gusohora abageni, kubasezera bisanzwe n'ibihozo, ibintu nk'ibyo nibyo. Abahanzi baririmbira abageni akenshi na kenshi usanga nko kubasohora n'urugero barabaririmbira ukabona amarira azenze mu maso bakarira. Ibyo bintu byigeze bikubaho? Ntabwo byigeze bimbaho, ahubwo bihora bimbaho inshuro nyinshi. Hari n'umukobwa w'Igicumbi nigize gusohora gusezeraho, turagendana no kuririmbira, agezemo hagati ararira, nyine yanga kuva aho ari, ararira. Yego komana biba ngombwa ko umusaza we akajya mukurura. Nyine sizi, wenda buriya yari afite ubukobwa bwinshi kandi ni byiza, hari ikintu bisobanura iyo atari imvamutima gusa ziri kugaragara aho hasi, kuko ugira imvamutima yumvisha indirimbo ukunda aho ya. Iyo urira kubera ubukobwa biba ari byiza. Ariko akenshi na kenshi usanga barira bitewe nanone n'indirimbo umuririmbiye, sibyo? Icyo gihe wari umuririmbiye indirimbo, wenda uduha urugero kuri uwo mukobwa umwe w'Igicumbi, niyo ndirimbo uririmbye ikamukora ku mutima, amarira agahita ashoboka ku matama. Nari ndi kwiririmbira Lorette ya Kamariza, uretse ko hari n'igihozo cyanjye nitswe Kabeho, nacyo nari ndi kukimubwira Kabeho, kumusezera nyine mwibutsa ibintu byose yanyuzemo n'abahungu bose yateye indobo ndiko bavuga, akaba asanze uwo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wadufasha ukaturirimbira gato nk'amasegonda 20 kuri icyo gihozo wamuririmbiye icyo gihe? Ni igihozo nakivugaga mu magambo, ariko n'ubundi cyaje ari indirimbo, noneho kubera ko yari ibitero byinshi mu mutwe wanjye, biba birebire, nkabona kuririmba iyo ndirimbo yamara nk'iminota 10, noneho ndagifata nkigira amagambo asanzwe ameze nk'umuvugo. Ni nko kumva nk'iriya ndirimbo Kayirebwa yaririmbye, mareba temba amariborina, yari umuvugo Sipiriyani yanditse Rugamba. Nanjye ni nkuko bimeze Kabeho, iravuga ngo Kabeho mwana twareranye, nzabibaririmbira nuko ari ubukwe. Datuma ndira naye. Waburizwa n'iki? Ubwo ibihozo bire
abandi barizwa n'ubukobwa wowe waburizwa n'ubumanzi. ese nta basore nabo bajya barira nyamibona mu bukwe? Abasore baba bari aho bumiwe bavuga ati si umukobwa wanjye noneho nyine baba bumiwe uri romantike umugani w'ibyo wakamuhoza nuko nyine. Karari, reka twigarukire dukomeza no muri gahunda z'ubuhanzi muri rusange. Muri no minsi uri gukurikiranirwa ibikorwa na Mukurarinda, ni umugabo twamenye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse w'inararibonye muri muzika. Ese mwamenyanye gute? Nyuma ko mumenyanye ni iki bimaze guhinduka? Mbese imikoranire yanyu yagaze gute? Alain ni umugabo w'intwari mu muziki w'u Rwanda. Impamvu mbivuze ni umuntu ukunze umuziki kandi umuziki ufite uri mu mwimerere w'u Rwanda. Ni umugabo w'ibikorwa, ni umugabo w'abantu, ni umuntu uzi icyo ashaka, ni umuhanga, ni birebire. Sinari ngendereye kumusiga ariko twamenyanye yakunze Gira Neza, yakunze indirimbo yanjye Gira Neza, aranyandikira nk'abandi bose, numva ndishimiye umuntu nk'uwo w'icyubahiro umbwiye ko akunda ibintu byanjye, inganzo yanjye. Nuko nyine bigenda bikura, tugenda tuvugana gutyo gutyo, tuza guhuza tubona dufite umugambi umwe, twemeranya gukorana nyine, kuba yaba umujyanama wanjye uhoraho, yaba umugenga. Twinjiye neza mu buryo mukorana, ndashaka kumenya, ni ukuvuga ngo muri management ibikorwa byose byawe by'ubuhanzi nibo babigenga, hanyuma ubwo wenda ubona ari byo bigufitiye akamaro cyangwa byo bikwinjiriza kurusha uko wari gukora wenyine? Ntabwo bifite akamaro, bifite umumaro munini cyane, kuko nanigize kubivuga kuri Radio Rwanda. Iyo umuntu afite inganzo ngari, iyo wumva ufite umutima wuje inganzo kandi akaba ari ngari kandi ukaba ushaka ko igera kure, nabyo birafasha cyane kuba utabikora wenyine. Uba ukeneye amaboko, uba ukeneye intambwe zindi ugenda ugenderamo, uba ukeneye abantu bagushyigikira. Biragora, byarangoye nk'uko bigora n'abandi, gutangira umuziki nta mafaranga ufite, nta muntu wishingikirijeho, gusa wowe uvuze uti ubu Imana irantumye ndizeye ndagiye, uko bimeze kose ngiye mu muziki. Biravuna ibintu byose kubishyira ku murongo, ubushobozi ikintu cya mbere. Buriya hari indirimbo baririmbaga ngo imvune z'abahanzi nazibonye mbigezemo. Hari abantu batekereza ko gukora indirimbo ari ukugenda ukicara muri studio nyine ukarikodinga ugataha bikarangira. No, indirimbo ni ikintu gikomeye, ni umurimo ukomeye kurusha imirimo myinshi nabonye, ariko aho ubera mwiza nuko ni ibintu by'umuntu, ni umutima w'umuntu, ni ubuzima bw'umuntu. Iyo ubikora ari impano yawe atari ibyo wihatira. Rero ubu ngubu kugeza ubu aho batangiye kungengera ni byiza, biramfasha, ejo hanjye ni heza cyane kubera bivuze ngo Karasira nta mafaranga ya studio yagitanga, nta mafaranga ya deplacement, ibitaramo byose nta na kimwe ntiwikoraho, mbese ubwo guhamagara gusa muri gahunda bateguye? Sinikoraho mana we. Nibo barabigenga ibintu byose, barabigenga. Wenda tukiri nawe, wenda mbere gato yuko unabona management, ari urugendo nubwo rutari runini cyane wari watangiye, hari ndetse n'ibijya bivugwa yuko abanyarwandakazi cyangwa se abakobwa binjiye mu muziki bakunda rimwe na rimwe bakunda gura n'imbogamizi nyinshi, kwa ruswa, igitsina ndetse n'ibindi. Ibyo bintu ntabwo byigize bihura nabyo mu rugendo rwa rutoya wari wagize mbere yo guhura na management? Ibyo bintu numva babivuga rwose kandi nzi ko bishobora kuba biriho, ariko ntabyo ngiye nigeze mpura nabyo. Ariko ntekereza ko ikintu gishobora kubitera nacyo wenda umuntu nawe ashobora kubigiramo uruhare. Iyo uzi icyo ushaka ntufate icyo ubonye. Kumenya icyo ushaka si ukuvuga ngo ngiye gushaka hit. Ushobora kuba icyo kikujyanye ariko uvuga uti ngewe ubuzima bwanjye bwose icyo wansaba cyose nagikora ariko mbona iyo hit. Ibyo rero ubwo nibyo uba ushaka, ariko njye nagiye mu muziki atari icyo nshaka. Mfite icyo nshaka kandi ikintu cya mbere ni ubwiyubahe, ni ukwimenya, kuko hari uburyo bwinshi nari bukore
akora nka video za zindi zigezweho abantu bagahita babona ni umukobwa w'igitego, ni igitangaza, ni igisigo, ni igisingizo ariko nakoresheje ubushobozi bukeya bwanjye, numvira umutima kubera ko numvaga nshaka yego ngira igikundiro, inganzo yanjye igira igikundiro ariko igira igitinyiro. Njyewe rero ntabyo nigeze mbona. Clarisse, ugize gutya ubona wisanze muri Salax Award. Ni Salax Award yari yafatiye ku kigero cy'imyaka nk'itatu ishize, ubona wisanze muhanganye na ba Jules Sentore, basaza mu gakino ba Mani Marite. Ibyo bintu wabyakiriye gute? Hari n'abavuze ko utari ubikwiye, uraba waba wabivuga iki? Ese ubona kwegukana iryo rushanwa amahirwe yo ni kangahe kwishana kuri wowe? Murakoze. Natekereje ko nari niyicariye numva barampamagaye barambwira ati twagutoranyije mu bantu bazakurwamo uhembwa muri Salax Award. Noneho kubera ntabwo nkunda ibintu by'amahangana by'amarushanwa, buri niba bavuze ngo muhanganye, oya ntabwo inganzo yanjye ari yo guhangana. Ndatize harya biriya bintu si amarushanwa ra, baransobanurira numva ntabwo ari amarushanwa kuri jyewe kuko ni ibihembo, biriya ni awards, bitandukanye no kujya hariya mukaririmba bakavuga ati wowe waririmbye neza, ibi n'ibiki byose n'ibiki. Ndavuga ntoke niba ari abantu batekereza abantu bakavuga bati muri iki gihe kingana gutya ibikorwa twabonye, ibikorwa byawe turagushyira mu bantu bashobora kuzashimirwa, numva ntacyo bintwaye, numva ni byiza, ni byo gushyigikirwa. Ikintu cya mbere rero natekereje, navuze nti Imana ishimwe, shima Imana kuko mu gihe gito yamaze yankoresheje ikintu cyiza cy'ubutwari abantu bashobora kubona bakagereranya n'ababikoze imyaka myinshi. Si uko ndi umuhanga, si uko ndi igitangaza, oya, ahubwo ntekereza ko ari ubushake bw'Imana kandi ni nayikoresha abantu. Ntekereza ko nshobora gukora imyaka 10 ngewe Clarisse, imyaka 10 yanjye rwose nkaburamo igikorwa kimwe gikomeye gishobora kumpesha ishema, ariko undi akaza agakora umunsi umwe agakora ikintu gikomeye abantu bakunda bakakimuzirikanira. Nibyo ngibyo natekereje rero, ndashima Imana, ndishima, ndavuga no bimpaye icyizere cy'uko wenda hari icyo abanyarwanda bambonyemo mu gihe. Hanyuma se ukaba ubona amahirwe yo kwitwara kuri wowe? Iby'amahirwe simbizi, uri uko bicaye bakareba ibikorwa bakavuga ati uyu mwana w'umukobwa nawe wenda afite icyo ari gukora, nabo bazicara bavuge bati uyu mwana w'umuhungu Mani Marite yakoze ibikorwa bikomeye, uyu mwana w'umuhungu Sentore yakoze ibikorwa bikomeye, uyu mubyeyi Sofia, uyu munyakazi bakoze ibikorwa bikomeye, uyu Karasira, no bazabigenga uko babishaka, nta kintu bintwaye, ntabwo ari irushanwa, n'ibisanzwe. Dukomeje mu muziki, urabona ko hagenda havamo imbogamizi nyinshi zitandukanye. Mu gahe gato umaze mu muziki, ubona n'izi imbogamizi umaze guhura nazo, n'uburyo ki wagiye uzikemura, tubwire muri rusange iyo shusho. Imbogamizi ya mbere ni ukutagira gahunda, kutagira gahunda no kutihangana, ariko iyo ni imbogamizi ku muhanzi ku giti cye. Iyo ngiyo yari kumbera imbogamizi kuko iyo ntabigira mba narabivuyemo nkikora ntaranasohoragira neza, kuko nahuye n'ibibazo byinshi muri studio. Iyo utihanganye nyine ngo umenye icyo ushaka ugishikameho ugikotanire, niyo mbogamizi ya mbere. Kuko ugira ibintu byinshi bigushuka, ariko ntibikagushuke, ntibizagushuke. Ugira ibintu byinshi biba bigukurura, ujya muri studio umuntu akumva aririmba neza agatavuga ati ngwino nkujyane nzagukorera indirimbo, nzagira ibiki n'ibiki byose. Iyo uri umuntu uguruka nyine uragenda ukava aho utabirangije ukajya ahandi. Ikintu cya mbere ni ukugira gahunda, iyo utayigize n'imbogamizi ikomeye. Kumenya kwimanaginga, reka mbivuge muri iryo jambo, niyo mbogamizi. Kutimanaginga niyo ya mbere. Iya kabiri ni ubushobozi nabwo bw'amafaranga buba bukenewe, kuko ibintu byose urishyura n'amafaranga. Wishyura ukora indirimbo audio, wishyura video, wishyura ujya kuyitanga kuri radio, wishyura ibintu byose ni ukwishyura. Amafaranga abera imbogamizi abahanzi benshi. Ntekereza ko n'abandi bantu benshi b'abahanga tutamenye, batazwi, kandi bicaranye ubuhanga kubera iyo mbogamizi. Iyindi mbogamizi ubu ngubu mpura nayo muri iyi minsi
n'ubuzima ntari nsanzwe mbamo nyine ubundi ntabwo nkunda ibintu birengereye ibintu bya hatari niko babyita ibintu mbese byahaye ni ubuzima busanzwe kwirukanka saragurika n'abana ibiki n'ibiki byose ubu rero hari abantu benshi bambona nkabona baratangaye nkumva nyine nkumva birambangamiye nkumva nakwambara masike cyangwa nkakora nk'ihuriro nkababwira nti njyewe ndi umuntu usanzwe ndi rushati nta peti mfite hanyuma Clarisse ubu ngubu uri muri management ya Remu Kurarinda kandi hari amakuru tuzi neza ko ashobora kuba ari na managinga umugabo ugezweho ino minsi yitwa Nsengiyumva igisupusupu mwigize muhurira nko kuri studio mwigize namubona bwa mbere byagenze gute icyo gihe mwita igisukari mwita igisukari ni ukubera iriya ndirimbo ye ni umugabo ushimishije Imana imukomereze umutima n'inganzo rero twahuye bwa mbere nko mu kwa karindwi mu kwa munani nagiye muri studio yo kwa JP niho akorera ziriya ndirimbo ze nagiyeyo nanjye gukora indirimbo isanzwe itari nagira neza ubundi nyine mpasanga umuduri ndawufata ndawucuranga ariko ntabwo mbizi ariko nkunda ibicurangisho gakondo nkajya mpfa kudunda umusaza yumva umuduri we mwumereye nabi araza nsanga muri studio ati umuduri wanjye bite wa mukobwa we nuko arawufata aranyigisha bikananira nyine ariko turishima arandirimbira birure aho nyine yarimbyemo n'igisupusupu oya yaririmbye ngo rwagitima akajya acuranga nyine ari ibintu biri fani abantu benshi bo muri studio bahari nuko nyine tumenyaniraho nyine ariko ntazi ko n'ubundi nzabana nawe mu muryango wa Moko naho ngaho twamenyaniye Clarisse ukimubona kikuririmbira Rwagitima ni turimba twagiye dukwirakwira hirya no hino kuri za WhatsApp ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ubundi wamubonye muye shusho wabonye yahitava nk'umuhanzi kuko wagira kuri uru rwego cyangwa se wumvaga ari byo gushimisha abantu biri aho ngaho oya namwubahiye uburyo acuranga iriya gicurangisho cye umuduri ndavuga nti uyu muntu ashobora kuvamo rwose umuntu wazamura ibendera ry'umuziki w'u Rwanda hanze kubera ko kuzamura ibendera ry'umuziki w'u Rwanda hanze si uko ufite indirimbo irebwa na miliyoni 100 si uko uhita abantu bagakoma amashyi bakavuga bati uyu muntu ntamubonye wa mugani wa niba ari ikivugo ngo uyu mukobwa ni mwiza ngo uyu musore ni mwiza arakangira ati akagira ati ntabwo mbizi natekereje ko nka kariya gacurangisho k'umuduri ni ibintu byacu byo mu Rwanda ashobora kuzagacuranga umuntu wo muri Kenya akavuga ati biriya bintu ni ibyo mu Rwanda umuntu wo muri Amerika akavuga ati biriya bintu byo mu Rwanda mpita mukundira uwo mwihariko noneho nakumva ibintu ari kuririmba hari indirimbo yaririmbiye ayitura perezida ari kuvuga ngo abasigajwe inyuma n'amateka ngo ukuntu ngo babagaho ngo nabi ngo ariko ngo leta ngo iri kubagiraho numva afite umutima wo gukunda igihugu numva nkunze ibintu ari kuririmba ariko ibyo by'ibisupusupu ntabwo nari nakabyumva rero numva afite na gahunda nziza aho kwa JP numva bari kumukorera album numva ni umuhanzi mwiza niko namutekereje numva yavamo umuntu ushobora gutuma abanyamahanga bavuga bati mu Rwanda haba na kiriya gicurangisho haba umuziki umeze kuri hanyuma Clarisse nk'umukobwa w'umunyarwandakazi kandi ukunda umuco ndetse unawukurikirana cyane yuko ari isoko umunsi Oda Paccy bamwambura ubutore nk'umuhanzikazi w'umunyarwanda kandi muhuje umwuga ibyo bintu warabyumvise wabyakiriye gute n'iki wabivugaho ubundi rero njyewe ndi impamyabigwi nawe uri impamyabigwi turi abatoza b'intore b'impamyabigwi ibyo bintu rero nk'impamyabigwi reka ndeke kubivugaho nta buriya umukuru w'itorero n'abakuru b'itorero babonaga ari ngombwa kandi nyine icyo bahisemo ntacyo cyari kintwaye njyewe gusa wenda icyo nabivugaho
nuko nyine abanyarwandakazi abanyarwanda dufite ubuzima turi kubamo muri iyi minsi bitewe n'aho isi igeze, kandi buri wese agira ubuzima bwe, ntawe navebera amahitamo ye, ariko igikwiye nuko dukora ibitekerezwa nk'ibyubahisha indangagaciro z'umunyarwanda. Simvuze Pasi ni umuririmbyi mwiza cyane, ndanamukunda cyane. Rero nta kidasanzwe. hanyuma hari ibintu byigeze kuvugwa yuko wigize gutera imitoma Kizito Mihigo akiva muri gereza. Ibintu muzaniye ni ibiki? Icyo gihe kubera ko yarasohotse ngira ngo wenda nawe byakunyuzeho sinzi niba utarabibonye, bavugaga yuko icyo gihe yaravuze ko akeneye umukunzi muri iyo minsi ndetse ashobora kuba yahita yubaka urugo. Clarisse bivuga yuko wamuvuze neza umuteye imitoma ngo mu buryo bwo kumureshya ngo umwereke ko nawe hari nta kibazo. Ibyo bintu ubyumva wabyakiriye ute? Ese Kizito Mihigo mwigize muhura ngo mubivuganeho muri make duhe iyi histoire y'icyo gihe? Ibi bintu rero nibyo nakubwiraga ngiye bingora nyine, ubundi nari umuntu wibereye mu baturage mu bintu by'amakuru biraho n'abayobozi n'abaturage. Ngeze muri showbiz nsanga umuntu aragera ku muhanda bakandika ngo wenda ngo yagiye muri Amerika kandi ari hano ruguru ku muhanda. Nyine nsanga harimo ibintu byinshi, buri wese asobanura ikintu uko agishaka muri showbiz. N'abahanzi benshi nasanzemo bakuru b'abastar banyu bambereye inshuti bakunze inganzo yanjye, bajya bangira inama bambwira ati showbiz ni kwimera tuzi, nyine byose ni ukubyakira. Rero nibisanzwe nta mubano wihariye ngewe nawe, n'umuhanzi mwiza nkuko n'abandi ari abahanzi beza. Siwe wenyine nandika indirimbo ye, kandi kiriya gihe nari ndi gupostinga indirimbo ye kuri Instagram, aho kuguhomba yaguhombya. Kumwe ufata indirimbo ugashyira kuri statut ukavuga uti iyi ndirimbo ni nziza, nibisanzwe. N'amagambo nanditseho n'amagambo asanzwe ari aho, ahubwo kuko wenda ari Ikinyarwanda abantu batamenyereye, nagiye kubona mbona abantu bari kumbwira bati okay, numva ndumiwe. Nawe twamenyanye muri ibyo bihe, arambwira ati nishimiye ubutumwa bwawe, ni byiza tuhita tuba n'inshuti, ariko birasanzwe. Ni umuhanzi mwiza nkuko Mani Martin ari umuhanzi mwiza, nkuko Andiba umuntu ari umuhanzi mwiza, nkuko Buravan ari umuhanzi mwiza, nkuko Rugamba na Filemo na Mbonyi na Dominique na Alexis. None se nifata indirimbo ya Dusabe umubyeyi nkandikaho nti njyana igorogota, iyi ndirimbo ingejejeyo, bazata bavuga ati yatemuteye imitoma. Urumva abantu buri wese asobanura ibintu kwe, ariko nta kidasanzwe. Anyway, ejo bundi nabonye yaranapostinze indirimbo yanjye, barongera barabimubaza. Nibisanzwe abantu bagiye bumva ko ni ibintu bisanzwe. Buriya Kizito Mihigo aramutse agusabye urukundo ubundi we wabyakira ute? Ni nkuko n'abandi bantu bose bishoboka. Ndi umukobwa kandi ndacyari umwari mutoya, ariko ibintu by'urukundo tunabireke. Nta mpamvu, igihe ruzazira ruzaza. Ubu rwarakonje wa mugani wa hari wanamugani wese afite uko afata ibintu, ariko impamvu byavuzwe cyane nuko bibajije impamvu ari Kizito Mihigo wahisemo, kandi bikanajyana n'impamvu yarakiva muri gereza avuga ko akeneye n'umukunzi. Icyo gihe yari yasohoye indirimbo, ntabwo nifashe ngo mbyandike ngo nuko hari ikindi cyabaye. Yari yasohoye indirimbo, kandi nukurikirana n'imbuga zanjye, wenda sinkunze kubikora kenshi, ariko iyo ari umuhanzi numva indirimbo ye nkumva ndayikunze, cyangwa niyo ari n'umuntu ubusanzwe wavuze ijambo rikankora ku mutima, ndabipostinga bisanzwe. Ubwo rero ni ibintu bisanzwe, ni ubuzima busanzwe. Kereka niba ariko abantu batekerezaga, wenda n'urugero ejo bundi nipostingiye ngo ni ifoto mfite agaseke, ingeza kure abantu birirwa bambaza ibintu byinshi. N'ibintu bisanzwe, nta ntambara wa mugani wa n'indi foto igeze kujya hanze ufite isuku ukuntu abantu bivugaho ukuntu isuka. Hari abambwiraga ngo ntabwo ari kuriya baheka isuka, baterura isuka. Ndababwira nti ngewe rero iwacu ni kuriya duhingura. Iyo umuntu ahinguye ashyira isuka hariya. Kari wigize uhinga? Ubwo zana akanyirabunyagu tujye kubagara. Wanze bagara rigeze guhinga.
oya narahinze rwose hari umunyarwanda utarahingara okay niba bahari barahari njye narahinze n'ubu rwose mbonye umurima nawuhinga cyane guhinga ni ibintu bisanzwe. mbere ko tuza kugana ku musozo hari ikibazo hano nshaka kukubaza. Tugire gutya wenda Clarisse urakoze cyane ushyizemo imbaraga ndetse ugwije miliyoni zigera ku 100 z'amanyarwanda uravunitse pe kandi uzibonye uzikeneye kugira ngo umere neza ufashe umuryango nawe nyine ugira ukusa neza mu bundi buryo. Hanyuma umukobwa w'inshuti yawe usanzwe agize ikibazo cy'uburwayi kimusaba ko yose uyamuha nta na rimwe ukuyeho kandi pe wari uyakora imyaka nka 15. Icyo gihe wabigenza utekari nayamuha rwose kandi n'ukuri kw'Imana nayamuha rwose. Erega iby'isi birashira kandi n'ukuri birashira. Bibaye na ngombwa umuntu akaza hari uwo mise ntekereza akambwira ati rero ibi bintu byawe byose birawe ngewe simwe nabikunda kubera umutima mufitiye ntibisanzwe. ayo mafaranga wayatanga miliyoni 100 na miliyari 1000 wazitanga bitewe n'umutima ahubwo urazivuze mpita imishinga myinshi ugatekereza imishinga yose uburyo ki wayavunikiye ndetse uburyo wari yakeneye kandi nawe urayakeneye pe kandi umukobwa w'inshuti ibisanzwe. Ayo mafaranga kuko wayamuha kubivuga ubundi baravuga ngo ntawivuga amabi ameza ahari kandi no kuvuga ibintu biroroshye no kubikora birakomeye ariko ntekereza ko ngewe nabikora ndumva nabikora nshobora ejo zikaba zirahiye rwose iminsi ikanshuka ikabijyanye nabyo rero nizanshuke ngo nyimane nizagushuke nizanshuke. Claire nakomeje kugenda mbigarukaho cyane mu by'ukuri ntago kandi bishidikanyaho nk'uko bivuze twarabanye mu Nyamigwi umukobwa ukunda umuco nyarwanda mu by'ukuri kandi biranakwiye. Reka rero tugane gatoya kwirushanwa ry'ubwiza cyangwa se Nyampinga w'u Rwanda. Ni irushanwa ryagiye ritavugwaho rumwe cyangwa se ryagiye rivugwa mu byinshi bigiye bitandukanye. Muri ino rushanwa bivugwa yuko icyongereza atari ngombwa kugikoresha. Kwanza urabanza tubwire n'icyo urivugaho muri make uribona ute ubona ari mari cy'abanyarwanda uburyo kibatoramwo mu Nyampinga w'u Rwanda ubona ari uburyo bunogeye icyongereza cyakwiye kuba imbogamizi muri Miss Rwanda. Ibi bintu bibona ute wowe mu mboni zawe? Ni byiza ko hatekerejwe kuba hari umukobwa umwe wakwambikwa ikamba mu gihugu. Ni urugendo rwiza bitewe n'ababitekereje kandi wenda baratekereza ko ejo n'ejo bundi bizagera ku rundi rwego twebwe tutazi nanjye ntazi. Ndabibashimira kuko nshimira buri muntu wese ugira igitekerezo cyo guhindura sosiyete ariko mu buryo bwiza kabone nubwo haba harimo ibibazo byinshi nta kintu kibura amakemwa. Kereka umbajije wenda ayo makemwa amwe ntekereza uretse ko atari na menshi uretse ko nta nubwo ari amakemwa siko nabyita. Ririya rushanwa ni ryiza ntekereza ko biriya bintu byo kuhiganwa mu bwiza byatangiriye mu bihugu byo hanze kuko nabyo nkunda abakobwa nkunda bajya bivuga mu Gifaransa ngo umufeministe ndi nk'umufeministe nkunda iterambere ry'abakobwa nabikurikiranye kuva kera kuko nanjye numva ndi nyampinga ntabwo ari uwatowe hariya gusa. Nyampinga ni umuntu wese wumva icyo ubukobwa ari cyo kandi ubukobwa ni ikintu kigari cyaguye twafata nk'iminsi 2 kubisobanura. Rero kiriya kintu ni cyiza ariko nyine kiracyakeneye amaboko gikeneye kugishyigikira gikeneye kugira ngo ibyo abantu bakibazaho bidasobanutse babisobanukirwe kandi nabo bacyumve ntibabyitaze hariya. Hari ikintu nabonye nk'abanyarwanda tugira ese n'abanyarwanda ni abantu manza biri muri kamere muntu dukunda cyane gushyira imbere ibintu bibi biri mu kintu kurusha kumva ibintu byiza biri mu kintu kandi nta kintu kiburi bibi nta ngoma iburi bibi nta rusengero ruburi bibi nta si buri bibi uretse ijuru ahari niryo ritabamo ibibi nubwo ntararigeramo niryo numva ritabamo ibibi. Rero ntekereza ko ari ikintu cyiza ahubwo ariko cyakabaye gisiga numva ntekereza ko politiki yacyo yavugururwa ikaba ihambaye ku rwego rw'uko abakobwa
bose biyumvamo ko ari ba nyampinga b'igihugu. Noneho haba na biriya by'amarushanwa wenda tukagira umwe tukamufata nk'umuntu ukomeye hari umumisi nkunda, bose ndabakunda, ariko hari umumisi witwa Jolie ndamukunda, n'abandi ndabakunda, ariko n'umuntu ubona ufitiye icyizere, wamusigira n'igihugu ukagenda ugasanga ndabibona mbimubonamo ukuntu twagakwiye kugendera muri kiriya kintu cyazanywe cyo gutora nyampinga w'u Rwanda, tukagira ikintu bidusigira kinini cyo kumva ko turi ba nyampinga b'u Rwanda, nka kiriya kivugo cya mutima w'urugo, ndi nyampinga ubereye u Rwanda, n'ibiki byose, buri mukobwa wese cyakabaye kimuri ku mutima akagishyira mu bikorwa, atari ugutegereza ngo nzajya mu irushanwa kugira ngo bampe imodoka, nzajya mu irushanwa kugira ngo ntabwo abantu bambone, cyangwa ntabwo bajyayo kugira ngo babone, buri wese afite gahunda ze, ariko ntekereza ko iriya politiki ivuguruwe ikaba ndende, tukareba ibikorwa bikomeye by'umukobwa, ntituvuge ngo ni nyampinga bagiye kwiyamamaza icyumweru kimwe, tukareba mu bakobwa bariho tukavuga tuti ariko Knowless uyu mwaka reka tumuhereze ikamba wenda rya nyampinga w'u Rwanda, bitewe n'ibikorwa tubona yakoreye abanyarwanda, n'ibikorwa tubona nyine bikaba ibigwi by'umukobwa kurusha uko aza akazubwira ngo ngewe nzakora ibi, cyangwa se umwana w'umukobwa urangije segondere ngewe nyine ukabona hari uburyo agitekereza bwana, ntabwo mvuze ko batekereza bwana, ariko umukobwa ufite ikintu akora kigaragara, akaba ari nk'umwamikazi w'igihugu tubona. Tubazi ibintu by'umuco, tubazi iterambere, umukobwa igihugu kibona kikavuga uyu mukobwa yatugwiriza ibigwi. Wigeze wumva gato kuri story cyangwa se ku byaranze Miss Josiane? Waramukurikiranye? Naranamukunze. Nibyo ngiye kubaza, niki wamuvugaho, bitewe n'ibyo wabonye wamuvugaho, ntabwo ndi bugarukeho cyane, ariko hari byinshi wabonye, n'irihe jambo wamubwira? Uriya mwana w'umukobwa ni umukobwa w'Imana n'igihugu, nubwo atari yewe. Uriya mwana w'umukobwa ni Imana yamuzanye kugira ngo ifungure abanyarwanda, ibereke n'ubundi buryo bw'imibereho y'abana b'abakobwa. Icyizere cye, umugisha we, yatwaye ibendera ry'igihugu, kandi ntekereza yanamenyekanishije u Rwanda hanze. Josiane yabaye umugisha ku gihugu, kandi nawe aba umugisha kuri we, kandi ntekereza ko bitarangiriye hariya. Bifite igisobanuro gikomeye kubona, abantu benshi barabivuze, sinzi ko ari ngombwa ko mbigarukaho, wenda kuri njyewe bifite igisobanuro gikomeye kubona nyampinga w'u Rwanda. Hari abantu batekerezaga ko ni wa mukobwa ufite inzara ndende, ufite ingendo ntereka mfizi, ufite indoro kizungereza ikizubazuba, igisupusupu kari majya umugani wawe, bakamutekereza nk'umukobwa wo mu Kiyovu, umukobwa wa Kimihurura, umukobwa uraho. Ntibatekereze ko handi mu cyaro. Mbere y'uko Josiane abaho, hari undi mukobwa nakunze witwa Grace. Hari umuntu wateguye irushanwa rya Miss w'akagari niba ari Rukaragata i Muhanga. Ntabwo yamenyekanye cyane, ariko yakoze irushanwa rya Miss w'akagari. Narebye uwo mwana w'umukobwa numva anteye ibakwe, aranyespiye ukuntu habaye nyampinga w'akagari, ibikorwa akora, hafata isuka bakagenda bagakora. Ni umukobwa usanzwe, ahubwo agizwe nyampinga n'ibikorwa bye. Rero Josiane nawe wenda abantu benshi bamukundiye aho yaturutse n'icyo cyizere yagize, ntekereza ko yabaye inkomezi. Hari n'abandi yateye ibakwe kugira ngo wenda nabo ubutaha bazabigemo. Kuri wewe ubona yarakwiye kubona nyampinga w'u Rwanda? We ntabwo yarakwiye kuba nyampinga w'u Rwanda, ni nyampinga w'u Rwanda. Kimwe nuko n'abari abandi bose ari nyampinga w'u Rwanda, kimwe nuko nanjye ndi nyampinga w'u Rwanda, ni nyampinga w'u Rwanda. Uhagarariye abandi bose? Haraduhagarariye, nanjye mpagarariye abandi, kwinca hagarariye abandi, buri mukobwa ahagarariye abandi ku ruhembe ariho. Turasanira ku mpembe zitandukanye. Hari urasanira mu buhanzi, buriya Josiane ararasanira ku kuzamura imibereho myiza, buriya Megan ararasanira ku
gushishikariza urubyiruko mu buhinzi, buriya Jolly ararasanira gushishikariza urubyiruko abantu kwitabira ubukerarugendo, Liliane Iradukunda na ba Elsa, buri wese ararasanira ku ruhembe rwe, Knowless ararasanira ku muziki w'urukundo n'ibindi, twese turuzuzanya. Clarisse, reka tugane ku musozo ariko tunasoreza ku tubazo tw'amatsiko wenda nka tubiri. Hanyuma Clarisse, mu buzima busanzwe ukunda kuba uri hehe, urya iki, ese usohokera he, ni ibiki bikokipa cyangwa se uba uhugiyeho mu gihe utari muri gahunda z'akazi kajyanye n'umuziki watangiye? Ndi umuntu rero utabambise ngo akurure, ndi umuntu nyine utari, mu gifaransa bavuga ngo être rigide comme le fer. Ntabwo ndi umuntu uvuga ngo ngo rero yanjye ngo nukubyuka mu gitondo nkakora ibi, ngo nimugoroba nkagira ibiki, ariko ndi umuntu ubayeho ubuzima busanzwe. Igihe ntari mu bintu bya muzika mba ndi mu ishuri cyangwa ndi mu rusengero cyangwa ndi mu nshuti. Ndi umukobwa utari umunyabirori rwose pe, ntabwo nakubeshya, sinkunda gusohoka, ndaho nyine, ahubwo igihe cyanjye mbonye, iyo mbonye ubushobozi ndagenda tukirirwa ndi kumwe n'abana dutera stories z'umuhanda cyangwa n'abandi bana basanzwe turirimba, ibintu nk'ibyo nibyo bishimisha, nibwo ubuzima bwanjye. Ntacyo nziririza mu kurya kereka ikitaribwa. Nkunda igitoki ariko nkunda amata, nkenda guhera, ndayakunda, dore n'ubu yazanye nahita mva kuri mikoro gusigaho, ndayakunda cyane. Urakoze cyane, twaganiriye neza, ariko nanone hari ijambo cyo wasaba abanyarwanda aho wifuza kugira umuziki wawe, kugeza umuziki wawe muri rusange, ndetse n'icyo wabwira mu ntego ufite n'icyo bateganyirije byose. Abanyarwanda ndabakunda, n'abaturarwanda batari abanyarwanda, n'abantu bose ku isi. Nicyo kintu cya mbere nababwira, ninapfa bazamenye ko hari agakobwa kabakundaga, bazaze kumva yanjye bavuga bati uyu muntu yaradukundaga, kandi ntabwo ari uburyarya. Nicyo kintu cya mbere nababwira. Icya kabiri rero, ubwo mbakunda nanjye ndabasaba kunkunda, ndabasaba umutima, kuko nibankunda bazanyumva, nibankunda bazashyigikira, tuzazamurana. Si ibyo n'ibyo. Indirimbo yindi ikurikiye tuyitegereze ryari, cyangwa se amashusho y'ingiyi nshyashya Yesu? Iyi nshyashya ifite amashusho, ntizagushuke, ziraje rwose, kandi ntekereza ko ni nziza. Njya nzitekereza nkumva nanjye rwose birandenze, ntekereza ko ari nziza. Ziraje, ntabwo nakubwira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi, ariko si kera. Kandi reka tugushimire cyane mu kiganiro cyiza twagiranye, dutekereza yuko abanyarwanda bari buze kwishimira kumenya byinshi cyane birambuye kuri Clarisse, ndetse n'uburyo ki abatekereza. Ijambo rya nyuma dutaha unaduherekeza tugenda. Nababwira ngo nari ngiye baririmbira akaririmbo nsanga nakumwari, nanjye kuvuga ngo ugenda amahoro meza mwari we, nsanga ntabwo muri abari. Kandi katubereye nta kibazo. Muzagire neza mwigendere, iby'isi niba ritaziguye, ntizabashuke. Nibyo. Urakoze cyane. Murakoze mwampamya bigwimwe. Iminsi iteruye n'ikaremera, kuryivuguta nta n'umuvuba, nizagushuke ma. Nitwa Clarisse Karasira, ndi umuririmbyi, ndi umuhanzikazi w'u Rwanda, ndi umukobwa w'Imana n'igihugu. Ndagushishikariza gukora subscribe kuri channel ya Isoko TV, ujye ubasha gukurikirana ibiganiro bitandukanye na gahunda zabo. Murakoze.